niba rero uri guhitamo muzabana, uhitemo umuntu ukunda gushora, umuntu uzi kuzigama. Ntabwo bihagije ko uyu muntu aba azi gukora, ni byiza, agomba kuba akunda gukora, ariko agomba kurenga ku gukora akamenya kuzigama. Hari umuntu ukora amafaranga yose yakoreye akayarira. Inshuro nyinshi abantu bitwaza ngo nkorera make yangize gute. Ihame rya Bibiliya ku kuzigama ni 10. Nuvuga ngo umuntu wakoreye 1000 agomba gukora ibishoboka byose ubuzima bwe bugahura nayo 900, hanyuma rya 100 akarizigama kubera ko ntabwo azi bizakurikiraho. Nukorera 1000 ni by'igihumbi ni makeya, ariko mbere yuko yakorera wari ufite ubusa. So kumva rero iki 1000 kidahagije kandi mu kanya wari ufite ubusa, urumva ko nukwibeshya. Icyo kiraka cy'igihumbi cyose iyo utakibona byari kugenda gute? Ukeneye gukomeza uzirikana ngo nibyo uyu munsi nabonye 1000, ariko sinzi niba ejo nzongera kubona 1000. Bityo ukeneye gukura aho uzigama, kubera ko n'imbaraga wari ufite uyu munsi nta kikubwira ko ejo uzaba uzifite. Ubundi hame turarizi ko umuntu arasaza imbaraga zigashira. So byanze bikunze ejo cyangwa ejo bundi ntabwo izi mbaraga uzaba uzifite. So bigusaba rero kwitoza kuzigama.